gusenga To pray, ntabwo ari gusenga by'idini, it's not praying in a ni religious way, ugusenga by'ubusabane n'Imana, but it's in fellowship with ni God. ugusabana na Mwuka Wera. It is to fellowship with the Spirit of Haleluya. Kuko God. gusenga Because prayer bimeze nka telefone, is like a phone. iyo umaze igihe utayicaginga irazima, When you've not been charging it, it goes kandi off. n'ibintu byose birimo ntabwo ushobora kubibona And whatever features that are in, you cannot kubera use ko them yazimye. because it's off. So abantu benshi kubera kudasenga, Many people, because of not praying, mesaje bari kwakira ziva mu ijuru ntabwo bari kuzibona, the kandi message zirimo, from heaven, you cannot receive them, yet they are there. zirimo. They are there. Kuko iyo wongeye gucomeka Because when I charge nibwo it, ubona email bakwandikiye last week. that's when you see the email you receive. Iyo wongeye That was sent. gucomeka When you plug nibwo it, ubona mesaje umuntu yari yakwandikiye yihutirwa. Koga nta kowe musore aramujijishije kandi abakobwa namwe mbiyame ntabwo muri ba mpanumve we uri mpanumve wajya unihagarara musore arakubwira ngo kugira ngo tujye muri civile ngo banzume ngo ni ubunyobwa ni ifiriti ni ironji ni pome mpanumve nkande toka jya wirukana gasiya agende muri ziriya njomora yamenyereye we ntabwo uri njomora za hano hirya na byose mujye mwihagararaho uracyari muto nagenda hazaza undi nagenda ari inzobe hazaza uwirabura mwiruka ngo mutanga ngo avanse urabona ngo nabonaga agiye gupfa ngo imitsi igiye guturika naturike tumushyingure mu irimbizi marimba arahari ariko yiguturikana biriya bisasu babatega ntibikabaturikana biriya ni ibicaniro by'iwanyu bigukurikirana bijya gusura umusore muri geto nashaka bera gukoye abujijwe kugukoraho atebate pasiteri ataramuha uburenganzira ibintu byo kubashingira ngo mwaratanze avansi ubundi kuki mubamara amatsiko ejo babatera indobo mukaza mwirukanka yambenze kandi nari naramaze kumwerekana mu muryango ni ukubera ko mumaze amatsiko yasanze uri hoho yasanze havuye n'undi yasi wenda yanagupimaga ngo arebe ko wuzuye mu mutwe asanga uracagase aravuga ati iki gikobwa ngishize mu rugo ejo najya ngisafara abandi bakaza toka sanze uri kiwerewere akabaciyeho hari abakobwa mwe benshi mwikaziriye mutuma abasore babanga kubera gutanga avansi. Burya umuntu iyo yakurangiye undi, wa muntu wamukurangiye ashobora kubyica nyuma, abyumvise? Ariko umuntu warangiwe n'Imana nta muntu wabyica. Hari abantu badukunda, there are people who love us, ariko umuntu waduhuje nabo yabona dukundanye nabo abantu cyane agahita aza kubyica. but the one who connected us to those people, when he see us prospering, they get so. Sinzi ikintu kibaye mu bantu bamwe na bamwe batari hano bagira ishari, yabona mukunda cyane, yabona muhuje yarabahuje, When they see you are so agatagaruka kubyica. they come back and try to disconnect Ariko you. Samuel But Samuel, yabwiwe Sawuli, he was told about Saul, atamubwiwe na pasiteri, not from the pastor, atamubwiwe n'abakuru b'itorero, all the elders, atamubwiwe n'abadiyakoni, all the deacons. amubwiwe n'Imana. He was told all the deacons. Amubwiwe n'Imana. He was told by God. Abantu People bagufashije babibwiwe n'Imana who helped you through God, ntabwo bazabivamo n'iminsi yabavuguruza. they will not. hari ukuntu mutetesha abana banyu mukagira ngo niko kubakunda, ariko ejo niho muzamenya ko mutigeze mubakunda. Umwana agororwa akiri muto, uramutyaza ukamugira icyo Imana ishaka, agukunda kwange, ariko nyuma y'ibihe azabyibuka. You are spoiling your children and thinking that's how you love them. But in near future, you will realize that you truly never loved them. In fact, you are to sharpen them because after time, you realize that you really did. You have invested in them. Hari ukuntu abana bagira ngo turabanga, Sometimes children think that we hate them, ariko nuko tubona aho bagomba kugera, but it's because we can see who they are meant to be. ariko tukabona aho barimo bajya hatandukanye n'aho bagomba kugera. But when you see where they are heading today, it's different where they are supposed to be. Babyeyi, Parents, mureke tuemfestise mu miryango kuko niwo murage wa nyuma dufite. invest in your families because it's the heritage that you have. Mureke abana banyu kubambika ubusa bakiri bato. Stop clothing your children nakedness, empty clothes or short clothes. Umwana uzumuvukiriza ku gihe, amenye igihe cyo kubyuka, igihe cyo gukora devoir, igihe cyo kwirangiza, igihe cya telefone. Abana ntibagomba kujya bakurikira televiziyo mu mibyizi, ubaha gusa kuyikurikira muri weekend. Train
I saying this? nuko ejo muzasanga tuzisanga turimo turegreta cyane tuvuga ngo mana ese ntitwabyaye nk'abandi. Ikintu cyangombwa ugomba gukora kiruta ibindi cya gatandatu ugomba gutindaho no kwinvestisa. Cya gatanu kwinvestisa mu bana bawe. Umukristo udasenga aba adafite umwuka. So tuvuga ngo tugomba gusenga nka kuriya duhumeka. Amasengesho Prayers. nukongera kugarukira Imana. Amasengesho akuraho impfu, amasengesho akuraho ubugome, amasengesho atebutsa amasezerano. Amasengesho ntahindura umwuka gusa, ahindura n'isura. Ndashaka kuvuga ko plan y'Imana for your life is not to fail. umugambi w'Imana ku buzima bwawe ntabwo ari uwo kunanirwa. Imana irakubwira ngo nzi ibyo nibwira nzakugirira. God told me that I know what I have for you. Ntabwo ari ibibi ahubwo ni byiza. It is not evil, but it is good. Kugira ngo nkuremo umutima w'ibyo muzabona hano. So that I create a new heart for what you will receive after. Ndashaka kubabwira ngo ibintu Imana igiye kugukorera. What God is going to do for you. Hallelujah. Hallelujah. Yobu yarabivuze neza ngo ni wonders without numbers. Ni ibitangaza utabara. Wonders without numbers. Ni ibitangaza utabara. Wonders without numbers. Ukeneye umuntu wakubwira ukuri. You need someone who can tell you the truth. Ndafashijwe no kabyarana. Ako kajipo karakubereye ariko ntabwo gakwiriye abakozi b'Imana. You need someone who can tell you that skirt is beautiful, but it's not worthy. Ndashaka kumva hallelujah. Say hallelujah. wakubwira. You need someone who can tell you. wakubwira. You need someone who can tell you. Ibyo usigaye wivugisha nibiki. What you say, these things. Nukivuga ikinyarwanda by the way. You no longer speak in your own. Ariko tukuzi. When we knew you, Ndashaka kumva hallelujah. when we first knew you. Iyoboye ibindi cyane. Remember that in all your prayer requests, you have one that is leading others. Ariko nta muntu ugira icyifuzo kimwe nta ugira bitatu. But nobody has one or 3 or 5 Twese tuba requests. dufite iki? We Vuga ngo all list. have a list. Twese tuba dufite list. We have a long list. Ariko ugasanga hari bibiri byagize gute? But then there are 2. Birusha ibindi. Swati nukubyara. It is maybe giving birth. Ariko munsi yabyo harimo agakiza ku muryango wawe, But there is umugabo wawe kwareka salvation inzoga. for your husband to stop drinking. Harimo ibintu 1 2 3 4 5 6 bikurikirana. There are 3, 4, 5 things that are following. Ariko ugasanga hari bibiri bibanziriza. But there are other 2 that are coming first. Naje kumenya iki rero. I came to realize Uva that. nkwibiri banga. Let me give you this. Nageze ahantu ntashobora kujya ngo mwami icyifuzo cya mbere ngiki, icya kabiri narabikoze kenshi, icya gatatu niki. Namenye ko uje ashaka Imana mu maso he. Iyo ubonye Imana ubonye byose. I've come to realize that if you seek the face of God, you have gotten all things. Kurusha kuvuga ngo mfasha yitatu. More than saying that help me for 3 days. Saba urubyaro. I'm taking 3 days to pray for Fasha yine. for children. Saba umugabo wanjye ngo ave muri biriya I'm rimwe. taking 4 days to pray for my You're husband. wasting your time. Uri guta umwanya. Iyo ubonyeyo ubonye ibyo washakaga When byose. you seek God and you get him, whatever you wish for. In mu yandi other words, magambo rekeraho gusaba Imana ngo irambure ukuboko kwayo, yibwire ngo nyiyereke mu maso ukomeze. stop asking God to stretch his hand, but say God, show me your hand. Nuyibona ubonye urugo, ubonye umugabo, ubonye liste ntabwo iba ikiri If you ngombwa. see God, you have got all the things you have on the list. Rekeraho gufata yitatu kuri kimwe, fata yitatu ntacyo usaba, usabayo ngo yuzure muri wowe. Stop praying for 3 days, requesting for something. Pray for seeking the face of God. Imana turabizi kubera hose icyarimwe, ariko umutima uyishaka urayikurura ikareka kubera hose icyarimwe gusa, ahubwo kwakubaho kwayo kukagera gute, kukagaragara, hanyuma kugakora, kukazana itandukaniro mu buzima bwacu. Ubuzima bugendana n'Imana iriho barika. Icya mbere bidukiza icyaha, ariko biduha na insurance. Ariko none ubu byumva kuri kumwe nayo, nta bwoba bw'ibihe, nta bwoba bw'icyuri bube, nta bwoba bw'abakuroga, nta bwoba bw'abakwanga, kuko Imana yawe muri kumwe. Bizana gutekana k'umutima, bikazana kunyurwa k'umutima, bikamara impagarara z'ubuzima. Guhimbaza ni ibisingizo duha Imana, ni uburyo tuvuga ko Imana ikomeye, kandi uko guhimbaza kugakomoka mu cyo twamenye, hanyuma icyo twamenye nacyo kikazana impinduka mu buzima bwacu. Ubu igituma umuntu ashobora gukora ibyaha agatinya ko abantu bazamubona, nuko atazi icyo kintu cyitwa igitinyiro. Igitinyiro ntabwo ari igitinyiro cy'ubwoba ngo bazankubita, ahubwo ni icyubahiro gikabije, gifite weight, gifite uburemere utavogera. Bibiliya iratubwira ngo umuntu bizamumarira iki gutunga iby'isi byose ntarimbuza ubugingo bwe. Uko tugaburira umubiri wacu
niko n'umwuka wacu ukeneye kugaburirwa. Avuga ati wa muntu araje koko. Nta kintu cy'agaciro nk'urugo. Niyo mpamvu twese tubizi neza ko niba hari ikintu umwanzi atera ni urugo. Kubera ko hari akantu abantu bajya bavuga ngo igiti kirimo imbuto nicyo bateraho amabuye. Hari umuntu wajya gukunda kuvuga ngo niba ushaka kumenya ikintu Imana iha agaciro cyane, jya ureba ikintu umwanzi yataka cyane, ikintu umwanzi atera cyane, kubera ko gahunda ye ni ugusenya iby'Imana yubaka. Nta hantu rero haterwa nko mu rugo. Uyu munsi tugiye kureba uyu munsi ngiye kubavuguruza batazi ko imbaraga z'abapfumu n'abakonikoni n'abantu bakuroga ngo zitabahora. Hariho bateza imitima igatera. There are people who have ukumva ugiye kukuvamo ukavuga ngo Yesu ndakwinginze garuka. high pressure. Ukajya kwa muganga bakabura ikintu. You go to the doctor and they don't find anything. Wataha ukumva biri kukunika. And you go back and you feel strangled. Umufiance akaza afite impeta. A fiancé comes up with a ring Ariko akabivamo. and then just change their mind. Ukumva yasabye undi. And you find they've engaged another person. Kibaza. And you wonder. Ukajya muri mirror. And you go to your mirror. Abakobwa bajya muri mirror. The women go to their mirrors. Ndasakuti. And they say, how do Nagusa I look? nabi. You don't look bad, Ariko izina ryawe. but your name, Ahantu baba bararijyanye. where they've bound it. Uyu munsi Tonight, ndatwika iyo myuka. I ban that spirit. Izina ryawe ntabwo rizongera kubarizwa habi. Your nights, your production. Abagore banyu uko ari beza. Ntagiye mutubwira ko turi beza bundi bite byanyu mwabagabo. Utabivuga mu gitondo ubivuge ni mugoroba utaje. Ntagiye mutubwira ko turi beza. Mubona tutari beza. Amaso yanyu areba ate. Mwuka wera bakore ku maso mubibone. Turi beza. Turateretse. Turasa neza, duseka neza. Dufite uburebure bwiza, dufite amaguru meza, dufite amaso meza, duseka neza. Wasoma. Mwuka wera yagiye abigisha kutubwira bene ayo magambo. Kandi ntabwo muragiye bitese bambaye neza. twabivuga kuko ubundi Bibiliya ivuga ngo unezerwe n'umugore w'ubuto bwawe. Kuvuga ngo muri gahunda z'Imana ubundi gushaka ni kare. Dushobora gushaka ama excuses, dushobora gushaka izindi mpamvu nyinshi. Ibyo ngibyo uvuga ngo nta bikingi bigihari, umunsi nta bikingi bihari, ariko abantu bariga bakarangiza bagakora. Imwe mu mpamvu zituma abantu batakibyara cyane nuko bashaka kubyara batinze. Uko umuntu agenda akura, cyane cyane abadamu. Impamvu ze cyane cyane abadamu nuko abantu batazi ko n'umugabo nawe hari imyaka agera kubyara bikaba bigoye. Umugore ntacyo muri buntware n'umugore mugenzi wanyu rwose. Pasiteri ni pasiteri mu rusengero, ariko muri ruriya rugo hari undi mupasiteri nubwo yaba ari umupagani, ariko umugabo ye kubyigana n'undi mugabo utanahaba. Uzi ko hari umugabo abyigana n'undi mugabo utaba mu rugo akabyigana na pasiteri kandi pasiteri atahaba, ariko ibyemezo byavuye kwa pasiteri cyangwa byavuye mu cyumba cy'amasengesho ni Imana yabivuze, bikaza bikabyiga umugabo mu rugo rwe. Bagore b'abakristo twe tugira ubwenge, kuko hari igihe uzinura umugabo wawe utarakizwa ukamuzinura kujya mu nzu y'Imana. Niba hari telefone ishobora kuvugiraho umugabo wanjye atayumva, niba hari message nshobora kwandika ariko ntakwemera ko umugabo wanjye azisoma, zishobora kuba zitanasambanye ariko kuki zirimo ibintu ndinda guhisha. Umugabo akaba afite undi mugore w'inshuti ye cyane, bagirana amabanga menshi, wenda ntibanaryamana ntibageze muri ibyo byaha, ariko niwe bagirana amabanga menshi kuruta uwo bashakanye. Cyangwa se umugore akaba afite undi mugabo yizeye, iyo agize ikibazo niwe bwa mbere ahamagara. Mbese bafitanye umubano w'ubucuti, wenda ntibaranasambana uretse ko akenshi naho birangirira, ariko bafitanye umubano w'ubucuti bwubatse kuruta uwo bashakanye. Ndashaka kubwira abantu bajya basabira n'ababanzi babo, mubareke barame babeho, kugira ngo umunsi Imana yagutabaye bazabirebe bien, bakirebe, kuko mu baguhemba barimo, mu bazaza kuguhemba wabyaye barimo.
mu bazaza kuvuza impundu barimo, ariko Imana ntizemera ko batabireba. Bazabireba, babirebe kuva hasi, babirebe, kuko na dosiye y'igupromotinga izaca mu maboko yabo. Mwari muzi ko hariho abantu bavuga ko Imana yumva amasengesho, nanjye ndimo, ariko nagira mbabwire ko Imana yumva n'urugamba. Imana ishobora kutagutabara ku kintu kitaragera, kubera waranasenze cyane 40, 75 ntibikore, kubera ko mu gihe cyayo tubyita due time, due season, kuko igihe cyayo kitaragera ikabyihorera. Ariko iyo yumvise abakuvuze, narimbabwiye ngo iyo yumvise abakuvuze ihita ivuga ngo minyo, urumva Sandri ngiye kugikora, suko igihe cyari cyakageze. Ntabwo igiye mu by'ukuri, iyo ndebye muri kalenda yanjye ntiharagera, ariko kubera ibikabyo by'abanyetenayi, kubera ukuntu abanyetenayi bahagurutse bakomeza bavuga ibigambo bidasobanutse, ngiye kugutabarira ibyawe, ngiye kwinjira muri izo dosiye, ngiye gukora ako kantu, naho ngaho byo bavuga ngo bimeze gutyo, naho ngiye kuhakora, kuko Umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara. Nshuti muvandimwe, wakoze kubana natwe. Niba ari ubwa mbere udukurikiranye, kora subscribe, hanyuma ufungure inzogera kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro biri imbere.